Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Jay Squeezer 250 ndagusuhuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana nawe. Guys, reka nze mbabwize ukuri, nari narabihisha igihe kinini cyane ariko bigezaho ntongera kubihisha na gato. Ibi bintu nagiye ngerageza kubigoragoza, ngerageza kugenda mbica ku ruhande, ariko enough is enough. Umugabo bita Taifa nagiye mbabwira inshuro nyinshi nti uyu mugabo ahagereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda akora ibinyoma ndetse ahimbahimba ibintu by'ibinyoma byinshi cyane, kugeza nubwo uyu Taifa ejo bundi ahangaha afashe amafaranga yagakwiye kumutunga we n'urugo rwe ibihumbi 9,600 by'amadolari y'Amerika, abishyira muri kazungu narara cyangwa se mu bijyanye na gambling, mu bijyanye n'urusimbi, barayamucucurera igihe mu byitwa GCM. Abantu babarandabuye barambwira ati Jay Squeezer mipango gira utabare umuntu bita Taifa, rwose wagiye utubwira inshuro nyinshi anatubeshya yuko akora muri Amazon, ngira ngo turabyibuka, ariko turagira ngo dufashize umuntu bita Taifa. Noneho ageze hamwe umwana arira nyina ntiyumve. Taifa agiye ubwanjye ku giti cyanjye, nirengagije ibyo avuga byose, nirengagije ibintu byose yagiye amvugaho, ndi i Kigali nashakishije muri jyewe mu $732 niyo nari mfite, nari nabonye, ndayafata ndayamwoherereza kuri MoneyGram, ajya ahantu bita muri Walmart kujya kuyafata. Noneho mbona amafaranga ngo ntagakwiriye, nza guhamagara abashuti banjye batuye muri Ohio, dukora groupe ya WhatsApp, n'ubu ngo birahari groupe ya WhatsApp yo kugira ngo Taifa tumufashe abona amafaranga yo kwishyura inzu. Ariko noneho ndamubwira nti Taifa, nagiye nkurangira ubuzima bwinshi bwo gukora, nkabona ariko nagenda uzana ibintu by'ubuzembe kuri no nshuro ngiye gushakira akazi ahantu bita muri Alaska, akazi ko gukora mu mafi, gukuraho amagaragamba ku mafi, ndetse n'akazi ko kugira gukora packaging y'amafi. Ati se nzabishobora? Ndamwanditse ko abandi babishobora, abantu b'abadamu babishobora, wowe bizakunaniza iki? Dore ikibazo cye n'icyo ngicyo. Nagiye gutungurwa no kubona ikiganiro Taifa yakoze abeshya yuko ngo njyewe nananiwe kwishyura inzu i Nyamirambo aho dukorera kuri office. Ndababara cyane, nakibuka kontra mfite z'abakire dukorana nabo baba baranyizeye bakaza kuza kwamamaza kuri company yacu Kasuku Media Entertainment, nibwo nahise mvuga ati reka nkore kino kiganiro, ndetse witwa Taifa mwihanangirize mu buryo bukomeye cyane, nshyire no kuri kose ahagaragara. Ibi bintu ndimo ndababwira, niba ndimo ndabeshya, muzagende muhamagara umuntu bita Isiaka Muremba wakoraga kuri Voice of Africa, azababwira ukuri kw'ibintu mba ndimo ndababwira yuko nta kinyoma na kimwe kiba kirimo. Kabanze kwanza mwe Taifa, urabizi neza ko nari mfite gahunda yo kuguhindurira intebe zo mu nzu, yari yabinsabye, biba ngombwa ko njye kuri ino application bita OfferUp. Singize message 13 zirimo ahangaha ndimo ndavugana n'abantu bagomba kudeliveringa intebe zo mu nzu, kuko njyewe nababazwaga cyane no kubona marakorera kuri uriya butebe mujya mubona mumeze nka museregeti. Ndamubwira nti Taifa, uri umuntu w'umugabo kandi wagiye ukora ibintu bikomeye cyane, ubizi ndagufana, kandi sinzigera nanga kugufana nuko wenda gusuvuga byinshi ariko ugakora bike. Nshaka kuzakugurira intebe, gusa icyari gihari cyo nagombaga no kubimucyurira pe, kuko maze kumufasha inshuro nyinshi akagenda akanyurira ku ruhande. Ndavuga ntangaho rwose ndemera nzikugurire, ariko nzanagufata na video ndimo ndazinjiza mu nzu baziguhereza barimo baranazifunga. Taifa nibyo ngibyo rwose yari anabyihangani, aravuga ati nta kundi, none se ko we ntacyo utankoreye, arabyemera. Natunguwe n'abantu bamushutse baramubwira ngo Jay Squeezer wa mipangu
ngo naramuka ngakuguriye izo ntebe cyangwa se wenda naramuka agufashije kuri no nshuro azagira gute ngo azagucunaguza. Noneho nza no gukurikira amakuru y'uko umuvandimwe yamaze gufata udufaranga twa tax return muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ukuntu mu kwezi kwa kabiri ndetse no kwa gatatu abadiaspora baba bafite udufaranga nyine tw'ibyitwa ama tax return. So uwitwa Taifa rero n'utwo dufaranga turimo turamwongoza kuba yagenda gutya ku mitandao kujya kwirirwa arimo aramparabika, kandi ngewe icyo mvuga ukuri. None yarabanje abeshya abantu bakora mu ruganda rwa Amazon. Ndagenda mfata telefone turi kwa Eric Semuhungu dufata telefone tujya kuri Siri, turayibaza tuti Siri, ko tubizi neza ko uri artificial intelligence ifite ubwenge buhambaye bukomeye, yitwa Amazon ni company cyangwa ni uruganda? Amazon nayo ubwayo nuko Siri ku giti cyayo yahise twibwirira iti nubwo nayo artificial intelligence cyangwa se AI, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, tugendeye ku makuru dukura kuri Wikipedia, Amazon ni company ntago ari uruganda, kuko nta product ziri fixe bakora ubwabo, ahubwo bashobora kujya ku ruganda bagakoresha ama product bakavuga tugira ngo product rero tuzigurishe, reka dupfe gushyiraho logo yacu zimere nkaho ariyo brand nyine biriho, ariko nta ruganda runaka ruvuga ngo rukora wenda ibi nibi. Umuvandimwe kubera ko atigeze paying attention kuri ako kantu, abona ni akantu mukubitishije kandi kari mu bwenge bwinshi cyane. Isoni, ikimwaro bimutaha umutima. Taifa rwose wowe kabyara we urabizi ibintu naho muri Amerika mwiratana, jewe nagiye magenda imyaka myinshi, imyaka igera kuri 15 nagiye ngenda aho ngaho ngenda nta kintu cyadande kiba gihari. Niwumve ko ufite utwo dufaranga tugera mu 15,000 wabonye mu matax return, wumve ko wiyibagije ko igihe cyari cyose wahuye n'ibibazo uhita wongera ukanyiyambaza ngo ningire gute, ngo ni intabare. Rwose bantu mukurikira urubuga rw'imikino, bantu mwese muba mudukurikiraho muherereye hose, mugende mufate umuntu bita Taifa mumunyiyamire, mumubwire muti squeeze wa mipangu aguhaye gasopo ndatokesheje ndimo ndakemeya. Rwose mubimubwire iki cyo rwose ndakivuze. Bitari ibyo ngibyo ndahita muhereza amasaha 48 Taifa yo kuba nerekanya ahantu ajya gufata ibiryo kuri food bank. Ni ibiryo abatinganyi bo muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanga. Ubwo iyo ugezeyo kugira ngo bemere ko nawe uri umutinganyi, uragenda ugatanga icyo bita gay voice, ijwi ryawe rya gitinganyi, ukavuga niba uri top cyangwa se niba uri bottom. Taifa rero yagezeyo, ibintu yavuze nabyo naza kuza nkabibereka. Umuvandimwe aragenda rwose buri wa gatatu no kuwa gatandatu mu gitondo saa 10 za mu gitondo aba ari ku murongo yagiye gufata ibiribwa bya gitinganyi. Gusa nawe uzagera aho ngaho ngo uvuge ngo uraseka ngo Semuhungu cyangwa ngo uraseka Jihad, kandi ufate imfashanyo zabo, ufate inkunga zabo. Taifa byihorere rwose. Yewe datawe, nanjye naza nkamena imiceri nkabivugira aha ngaha. None se nzavuga ukuntu wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha umusarani wo kwicaraho bikabanza bikakunanira, ukajya gutumira abazungu ngo nibaze, ukajya unanirwa kuvuga icyongereza, ukavuga ngo that's that. Kandi Taifa yajyaga abeshya ku bantu kuri za radio ngo yize kaminuza, ariko akajya ngo that toilet
toilet bakamaza se tuyiflashinge tugire ngo no toilet ngo ihave ngo something in kibuno something ngo I want to put it in apara put it in ngo put it in noneho baramuga ati byandike kubyandika biramunanira biba ngombwa ko nanone nongera nkavugira ku murongo wa telefone Taifa mbivuge ibyo nabyo mbivuge baba mbwiza ukuri ngo mbivuge Taifa mbivuge ko ukimesera muri dushe imyenda yawanze kujyana muri laundry mu mashini mesa ukimeshera muri dushe nibyo ushaka ko nza ngavuga hanga ako jewe ntago meze nkawe ntago naza ngo mbivugira hanga oye mbivuge Taifa mvuga ukuntu twagiye muri Rwanda Day Taifa ukananirwa kurira sanseri bakagufata akaboko bakaza bakakwereka ngo ngwino bakaguhambira kugira ngo utagira ubwoba ngo mbivuge abantu bari bahari noneho byo ntagira umuntu uva ngo namakabya nkuru mbivuge se byo mbivuge emera bibaho iyo ukiri umururu kuba warananiwe n'amafaranga abantu bari bakugiriye inama wanga kumva ko kuba uri umunajyo wigize umuntu w'umuyuwayi nyine bibaho mu buzima nta muntu udahomba byakire wumve nyine ko ari ibintu bisanzwe ariko pana kujuza uvuga utuntu tugambo genda gake ndagusabye ugende gake rwose ndagufungira amazi n'imiriro narabikubwiye ndagufungira amazi n'imiriro kandi ikindi Taifa ndashaka kugufasha nkakujyana mu ishuri bita GSL nkajya kukwigisha bakakwigisha icyongereza ukakiga neza ukamenya no gukaraba ibirenge biba bivuvuka oya ndabikora mu mufuka kandi ubutumwa abantu mwese mureba siporo abantu mwese mukurikira Jesu Kristo wa mipango mumbabarire mu busharing mu buryo bushoboka ubu ni ubutumwa bukomeye cyane kuko kuri ino YouTube channel ya Jesu Kristo 250 niyo hantu ngiye kujya nza shaho kabahereza icyo bita ubwino hari ukuntu shaho ndabonaga naragiye nditurizamo gake nikorera content zo guteka mbanza kureka ngo shahanga ibintu ndebe ko wenda abantu bakisubiraho bagakora ibintu biri ku murongo batangira kuvuga ngo Jesu Kristo mpango ngo yarazimye ngo ntacye ndahari genda gake hano kuri Jesu Kristo 250 umuntu utarakora subscribe umuntu utarakanda ukazongera Mana Nyagasani utagiye gutangira kujya utangwa kuko hari ibintu nabonye bisigaye bizagaragara bidafututse shabyihoreye Taifa wowe mu wiki nabonye akabodiyo kawe kangezeho ndavuganisha ntaguhannye wazagira ngo shahu ngo ntago nzi kuvuga cyangwa se ngo nibagiwe guhana banza uhana reba ugeze gutya usize agakaramu kanje nanikundira bita Patrick wanabatije n'inzira ngo ni Kabyindi uramwica mu mutwe ngo ufata umwana nguriya w'umujene umwita Kabyindi nawe katatemera Patrick rero ndi hafi kuza i Kigali ndashaka ko tuzicarana no kugira inama uracyari umwana ujya muri ibyo ngo Kabyindi ni ibiki ubwo rero Gasuka bari yatishyuye inzu atayishyuye landlord abaraje agusanga nk'umuhungu wanjye Patrick uwo bise Kabyindi ariko tuyo tuvugisha ukuri Taifa arajya i Kigali afite ayahe mafaranga wabanje ukicara ukarya amafaranga ya leta kubona ibiryo by'ubuntu Taifa arajya i Kigali afite ubuhe bushobozi bwo kujya i Kigali niba Taifa afite ubushobozi bwa mujyana i Kigali azabereka inote y'ibihumbi 200 by'amafaranga ya Amerika amadolari 200 y'amafaranga ya Amerika
amadolari magana apana ibihumbi magana abiri, amadolari magana abiri y'amadolari y'Amerika. Abantu bagiye bareka kubegera, waba ufite ayo mafaranga ukajya gufata ibiryo by'abatinganyi se? Mbabaye cyane yewe rwose, mbabaye cyane. Hari ibintu nagiye nicara nkatorera, ariko ubu ngubu ndaje nkwereke.